Ibihe byiza mwe mweje kudukurikira kanini mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi, reka duhereze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni nyuma y'igihe gito cyane amaze gusesekara hano nyine mu Rwanda, uwo ni Mutoni Assia ndetse akaba n'umukinnyi wa filimi wakunzwe cyane hano mu Rwanda. Ku inshuro rero yongeye guhuriza hamwe abavandimwe be, inshuti ndetse n'umuryango, arangije abereka abana n'umuhango wahuruje imbaga nyamwinshi, dore ko yibanze ku bavandimwe be, by'umwihariko umuryango we cyangwa se n'umuryango w'umugabo. Abo bose rero baje kugira ngo babashe kureba zimwe mu mbuto zabakomotseho. Uyu Assia muramwibuka ko yari amaze igihe kigera ku myaka 4 yose abarizwa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku inshuro rero yateguye ikirori aravuga ati ngomba kwereka imbuto zadukomotseho, dore ko ari n'ikirori nyine cyitabiriwe na bamwe mu basitari bakomeye hano mu Rwanda. Uretse kuba ari abakinnyi ba filimi abenshi biganjemo, hari n'abandi bagiye batandukanye bafite izina rikomeye hano mu Rwanda. Wenda urugero ni nka Samusuri nawe, dore ko yari amaze igihe abarizwa mu gihugu cya Zimbabwe. Rero akaba ari we yari amaze igihe kinini, nawe akaba yarageze hano mu Rwanda, nawe yireka nyine abavandimwe nk'ibisanzwe. Gusa ku inshuro nawe rero yavuze ati ngomba kuba MC, akaba rero ari nabwo abaye MC kuva yava imahanga. Akaba yayoboye nyine iki kirori cya Mutoni Assia mu kirori nyine cyo kwerekana abana. Uyu Samusuri rero akaba yongeye gukora imirimo yari asanzwe akora. Muramuzi uyu Samusuri, uretse kuba yarakinnye ibijyanye na filimi ndetse na komedi, uyu yari umwe-MC mwiza cyane ndetse akaba ari umwe-MC ufite amateka akomeye. Ku inshuro rero yongeye kuvuga ati reka nongere mbakorere mu nganzo, kuko inganzo yanjye ntawe yagiye. Ku inshuro yongeye ayobora ibirori ndetse no kwa gutebya kwe rwose wumvaga ko ari ibintu byiza kandi biryoshye. Si Clapton gusa twavuga witabiriye iki kirori, ahubwo n'abandi bakinnyi ba filimi bamenyekanye cyane, by'umwihariko bifatikanyije nyine n'uyu Mutoni Assia. Wenda ni nk'Intare y'Ingore, murabazi abangaba bagacishijeho cyane, by'umwihariko Intare y'Ingore ari umwana wa Assia. Nawe yarahabaye rero, ndetse na Nyambo Jessica. Nyambo Jessica nawe murabizi ko ari inshuti z'akadosohoka cyane, dore ko nyine byinshi byagiye bivugwa n'abakunzi be, nyine avuga bati uko bisa kose Mutoni Assia yaje gushyigikira Nyambo. Ibyo twabigarutseho mu kiganiro cyacu cyagiye gitambuka. N'ibitekerezo byinshi byagiye bitangwa n'abakunzi ba sinema muri rusange, ndetse nyine n'abakunzi ba Nyambo aho bava bakagera. Gusa uyu Mutoni Assia ku munsi rero w'Irayidi, cyangwa se nyine umunsi abisilamu basojeho igisibo gitagatifu, uyu Mutoni Assia rero yaragiye kwifatikanya nabo rero, dore ko bari bamaze igihe nyine batanamubona. Aba ni abasanzwe cyangwa se bari basanzwe basengana, by'umwihariko nyine mu idini rya Islam. Nawe yasoje rero igisibo ndetse yifuriza n'abaturarwanda kugira umunsi mwiza, ndetse asangira na bamwe nyine bari bitabiriye ibi birori. Mutoni Assia rero akomeje kwibaza bati ese araguma mu Rwanda ko amaze kwerekana abana ndetse n'umugabo nyine nawe akaba habaye, ati se biragenda bite? Dore ko uyu Mutoni Assia mu kiganiro yahise agirana na Murungi Sabe, yagiye agaruka byimbitse ku buzima yabayeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse yavuze ko yarwaye depression. Uyu Assia yagize ikibazo cya depression mu rwego rwo kubura nyine bamwe mu bavandimwe be, inshuti, ndetse no kubaho wenyine, ku buryo byamugoye cyane kongera kwiyakira cyangwa se kumva ko nyine agomba gufata inshingano akaba nyine hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa byose n'Imana yabifashwemo nyine, ubundi abasha gutsinda icyo kintu, ndetse nyine arakinesha kugeza rero ku myaka 4 yose yihangana. Ku inshuro yongera avuga ati reka ngaruke mu Rwanda, wabona ibyo hari imahanga ntazabivamo. Ni muri urwo rwego rero yaje agaruka hano mu Rwanda, akaba rero yaravugishije bamwe mu bantu be nyine cyane bya hafi, cyane cyane abantu bagiye bamukunda muri filimi. Hari filimi nyinshi yagiye akundwa rwose, twagiye tugaruka mu kiganiro cyacu cy'ubushize, wenda nka filimi zagiye zica kuri televiziyo, zacaga kuri YouTube, ndetse na kera murabyibuka ko uyu Assia ari mu bantu nawe bakenyeye ibijyanye na filimi zigicuruzwa kuri CD. Nawe afite amateka akomeye cyane hano na ba Kanyombya, murabazi abangaba bagacishijeho.
Kugeza magingo aya rero uyu Umutoni Asia yamaze rero guhuriza hamwe nyine inshuti ze, aravuga ati reka nongere mbasuhuzeho dore ko nyine mu bagiye kumwakira ku kibuga cy'indege bose batari kujyayo inshuti ze, bamwe rero yavuze ati reka tuzongere duhurire hano nyine cyangwa se tubonane hano mu birori nyine byo kwerekana abana, akaba ari naho nyine yagiye abonanira na zimwe mu nshuti ze cyangwa se n'umuryango we, dore ko bamwe ba hafi bari bagiye kumutegera nyine ku kibuga cy'indege, yari mu rukerera cyane rwose mu masaha ya kare, murabyibuka ko nyine na Nyambo Jessica nawe yarahabaye, akaba rero ari ibintu byabaye byiza cyane. Turitega filimi nshya ya Nyambo ndetse na Asia cyangwa turategereza filimi ze ku giti cye. Gusa iyo cyo ngusaba ni uko wakora subscribe kugira ngo nyine byose uzabumenyere ku gihe, kuko tuzakomeza kubibagezaho 5 kuri 5. Jye mwabanye nyite Wakanda, ndabashimiye.